Benirage Benimana twagiye narababwiye tugende mu Rwanda rugari rwa Gasabo, ntago ari ruto ni rugari rwa Gasabo. Ubwo turambutse rero turagiye, ubwo turehe aha muhibwire niba muhasi. Nababwiye mujye mugenda mwumvane n'isanzura, mwumvane n'ibirenge. Mbibutsa rero uko turi kumwiyuburure, ubwo ni mwamuhareba ya ruguru iyo ngiyo, abatazi kumwiyuburire ku mukandara. Iryo rage se murarize. Nimwisanzure rero utazi ibya yanzoka yirumye umurizo, nda buzima buri ku mutagara utanga umutaraga. Niryo rage turiho, turacyari kwisanzure dutembera nko kwisoko ni kwisonga. Kamonyi na Ruhango mu ndasano z'ibihe, nirage twambutse ubwo Muhanga tuvuye Kamonyi. Ubwo rero mu buryo bwo gutembera u Rwanda tureberamo twese ko ari rugari kandi rugari rwa Gasabo. Aha ngaho ubwo hamwe agabanya Kamonyi na Ruhango, indasano z'ibihe, nirage ryacu, Rwanda rugari rwa Gasabo. Kamonyi turaharenze. Kamonyi mu bacurabwenge indago zibi. Kamonyi mu bacurabwenge mu ndago zibihe. Nirage Benimana nirage. Turi kuri rya soko dutembera ku igare. Mwisanzure mwirage. Ntihakagira umuntu umbwira ngo Rwanda ni rutoya. Hoya kereka utarugenda. Ntihakagira umuntu umbwira ngo Rwanda ni rutoya, Rwanda rugari rugari rwa Gasabo. Kereka utarugenda ngo yumvane na Rurenge. Ndababwiye ko umurage uri mu hantu, uri mu bantu, uri mu bintu nyarwanda. Ni uburyo bw'umwimerere rero mbabwiramo birimo ibare banga. Twagiye ubwo tugarutse ku isoko. Tuba turi ku isoko. Benirage Benimana rero turi kuzamuka ku kivumu cya Mpushi, ku bitare bya Mpushi. Akayira kajyayo nako ngako ndaje mbereke icyapa cy'ibitare bya Mpushi. Hari amateka rero nayo adutera iteka cyane. Mbibutsa yuko turi gutembera u Rwanda rwose turebera hamwe ari rugari, ko ari rugari rwa Gasabo. Ngiki cyapa rero kiranga ku bitare bya Mpushi, akayira kajyayo ni kariya. Uburyo rero bwirage urabizi uterera ahantu ku kivumu cya Mpushi, nuko biba bagenze, nuko tuba tumeze. Ubwo turi kuri yandagu yo kwigare igare. Benirage Benimana rero turacyagenderera umurage w'u Rwanda, amateka n'umuco. Tugeze muri Muhanga, turigendera hose dore ko ari ku isoko mu buryo bw'isanzure. Aho duturuka ni ku isoko, aho tugenda ni ku isoko. Uburyo bwo gutwika ibyuya n'ubu ngubu tuzenguruka igihugu cyacu Kigali cya Gasabo, kandi mu buryo bw'irage. Tugeze rero muri Muhanga, tugarutse muri Ruhango rwacu. Ruhango dore ko Ruhango ari igihango. Nkomye rero rwarosyo nkagaruka no ku Ngasire. Nibutsa rwose ba bantu bavuga ko bashyigikiye umurage w'u Rwanda, amateka n'umuco. Iyi ni Muhanga turimo, nyuma yo kugenda tuzenguruka mu isanzure rya twese na bose. Nguko uko tugiye, ariko abantu bakomeye gushyigikira u Rwanda bashyigikiye umwimerere warwo. Mwimera nka twa tugabo tumwenya, twa tugabo tw'imishwa mwinyo. Mwebwe muraza aho kwishyigikira impano zacu ziri mu murage, mugashyigikira ya mahano ngo ni amahanzi, ya mahano mukaza mukifotoreza i Kigali, mukajya i Gisenyi, mugaceza mucugita.
rero ba diaspora mwibeshyira kuza kumenya igihugu no kukigenera kandi mukunze na bene yacu. Rero muracyafite ubukene cyane bubi n'ubutindi, mukaza mugashyigikira ya mahano muyavemo mugaruke ku isoko, mushyigikira umwimerere n'umurage w'u Rwanda. Rwanda rugari rwa Gasaba we, rugera migozi. Ninde wibuka wa munyenga ugeze ahantu mu gishanga cya Rugera migozi uri muri Muhanga ukirenga Ruhango. Ari umunyenga wabaga hano rwose, ndawibutse naye bitambona ni hatari, ariko mbibutse yuko mu buryo bw'irage rwose mukwiye gushyigikira umurage wacu uri mu bantu. Abasaza bagasaza ari abasaje, aho kugira ngo abasaza basaza ari ugusahurwa kandi ari inararibonye n'abakambwe n'abambaye ikamba. Duharanire rero umurage wacu mu buryo bw'umutima, mwirinda kuba abanyenda cyane, kuko ubupfura ni mu nda, ruhango ni igihango, munsi bonganzo ruhango ni igihango, twagiye ruhango ni igihango. Ubwo rero ni Kigali Ruhango mu buryo bw'irage bimwe nababwiye byo kuzibura imyanya myakura, dutwika ibinure, dukoresha umubiri. Mujye mu kugenda u Rwanda murugendesha ibirenge, mwihuza na Rurenge kugira ngo mwumve irage riri mu Rwanda nuko mugomba kurugenda nk'abasangira ngendo. Gira ubuhoro, dore twageze muri Buhoro. Mbabwira yuko ari wa murage w'u Rwanda nyine dutembera. Hepfo rero ni aho ugeze Bunyogombe ukagira Nyundo. Iyi ni Buhoro yacu, ni mu buryo rero bw'irage. Hepfo rero ubona bari gukora umuhanda hano hepfo, hariya niho umusaza. Bidutera ishema, ariko mu buryo bw'irage nabwo ntago bira ntago tuzabona kandi mwirage turi kumwe. Irage niri tugeze mu by'Imana, muturekere iby'Imana, mugume muri bya ya mahano, muturekere iby'Imana. Ni irage ryacu rero mu by'Imana niho tugeze. aha ni Ikirengeri. Dore umuhanda ujya za Gafunzo ukambuka no mu ngendo mbi n'Igitwe n'uyu nguyu. Ubu rero turacyari muri rye ryacu ryo mu by'Imana. Nababwiye ko Ruhango ari igihango. Ubwo turi kurebera hamwe uburyo dukwiye gutembera u Rwanda, turebera hamwe umurage warwo mu ndasano y'umurage utanga ubutaraga. Ni mu buryo bw'indasano zo kumenya ko umurage uri mu bantu, umurage uri mu hantu, n'umurage uri mu bintu nyarwanda ari byo gusigasirwa kandi mukabibungabunga rwose. Yangasire nakomaga no kubabwira ko hari ibintu nyaburanga byacu bikiri mu misozi. Nkunda kubereka Rubona rwa Ntosho, imwe ituruka w'igisakuzo titerera ubona ishyano. Bagasubiza baturirwa umwami. Ibyo rero bagenda babirimbura bitewe no kutamenya umurage wacu. Ngaya rero n'ababa bagiye guhaha iyo ngiyo bitwa aba diaspora. Iyo muje mushyigikira ya mahano, ntago murebera hamwe imizi y'abasokuruza bacu b'intwari, za ntwara rumuri, ibyo bagiye basiga nk'umurage ngo tubashe kubisigasira. Noneho bitubera urumuri rw'irage kandi ryarage ry'urukundo rw'umutima, apana ibikorwa by'inda, kuko iby'inda ntago bizirikana ariko umutima urazirikana. Mwaratuzinutswe rero, natwe turabazinukwa. Ubu turi muri ryarage ry'umuzi nyirizina ry'abakurambere b'intwari.